uvukanye inzara, ukuranye inzara, usazanye inzara, tuguhambanye inzara. Ubwo urumva ubwo buzima bumbaza iki? Ese ukeka ko buno butunzi bwose tuba duharanira ku isi ariko tuzabujyana iwacu bo twese? Ariko sereka nkubaze, iyo witabye Imana bagushingurana iki? ntacyo bagushingurana nyine kubera ko nta n'ubundi ntacyo uba warazanye. Ariko se none nimba ugezeyo aho ngaho ujya n'ubwo twese tutahazi, ubwo wenda ugasanga hari liste bakavuga atari ku bundi wowe ubundi ku isi wari ufite iki, n'ubundi nta kintu wari ufite, jya hariya utangira kuba umuyede hariya, ugatangira kuba umuntu ukuburo ukoropa ukajya kubira iki. Mbese nibyo wibwira? No, reka ugomba guteganya ejo hari imbere tutazi hazaba hameze hati, ntazagira kubeshya. Wari ukuri hejuru hano naho ngaho tuzajya zahora kuri hejuru. Ako someze gute? Roho yishwe n'inzara n'ubundi zakomeza kwicwa n'inzara. Business inshuti yanjye ni nkuriki. Akazi umuntu aragashaka agashora muri business zigahomba mu ejo mu gitondo. Nkuriki nyine. Sinzi n'amahirwe muri hano muyakora uburyo wamutera imbere buri munsi. Twebwe ntabwo duhumirije nkawe, turareba. Ntabwo duhumirije. Wowe urareba gusa ahantu rido y'umukara kugarukira, kuko utari inyuma ya rido y'umukara. Aguhereza $50,000 ariko aguhe nk'umuntu wo kuniga. Ntabwo wabikora. Mwica umuntu kubera amafaranga. Suka kiniga nyine. Wowe wabikora se? Umuntu gutya kuniga gutya. Sibyo se nibiki?